Bakundwa bene data, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bubane namwe muri kino gitondo. Iki cyumweru biciye ku biganiro bya Savere Divine, tuzagana ku nsanganyamatsiko yitwa guhamya. Uyu munsi rero reka dutangire tureba ijambo ry'Imana riboneka muri Timoteyo wa kabiri, igice cya mbere umurongo wa 8. Nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe ye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Nkuko maze kubibabwira, iki ni cyumweru tuzaganira hejuru yo guhamya, niyo nsanganyamatsiko dufite. Ngewe n'abagenzi banjye tujya tubagezaho ibiganiro kuri urubuga rwa Savere Divine. Uyu munsi rero nifuje yuko twaganira kuri aya magambo Paulo yandikiye Timoteyo, amusaba yuko atagakwiye kugira isoni zo guhamya impamvu z'ibyiringiro bye, ahubwo akwiye kwatura rwose akavuga ibyiringiro bye, agahamya Yesu Kristo. Yaranamubwiye ngo uzahamye umwami wawe, ariko nibyo nanjye uzampamye. Ngewe wahamije Yesu Kristo, uzahamye nanjye ibyo wanyumvanye uzabivuge. Ndakubwira ngo guhamya ni ikintu kigoye muri iyi minsi ya none, kubera ko rimwe na rimwe bizana n'ingaruka mu buzima, bitera abantu ingaruka zimwe na zimwe, kubera ko iyo uhamya uvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, uvuga ukuri kwa Kristo, uvuga ukuri ku byerekeye Yesu. Kandi tukorera ahantu habi. Isi turimo n'isi mbi. Satani ntabwo ashaka yuko iryo zina rivugwa, ntashaka iryo zina rivugwa. Hari abadayimoni badashaka iryo zina rivugwa, kuko ni izina ubwaryo rigira ibintu bishyira ku murongo, ni izina ubwaryo rigira ibintu byirukana bibi mu bantu, ni izina ubwaryo rifite imbaraga. Satani rero ntabwo ashaka iryo zina rivuga, ntashaka ko tubihamya, ntashaka ko tuvuga impamvu z'ibyiringiro byacu. Ariko Paulo we yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo rwose ndakwingingira cyane kutagira isoni zo guhamya umwami wacu. Guhamya, iyo mbivugaho cyangwa mbitekerezaho, mbibonamo ibintu bibiri nshaka kugira ngo dusangire muri kino gitondo tubiganire. Icya mbere ni uko guhamya mbibonamo kwihangana. Guhamya biragusaba kwihangana kugira ngo wuzure guhamya mu buzima bwawe, utunge guhamya, uhamye mu bandi ibyo Yesu yagukoreye. Biragusaba kwihangana. Ni kuki bigusaba kwihangana? Ni ukubera ko guhamya rimwe na rimwe bitera ingaruka zitari nziza mu buzima bwa none. Yohana we yabivuzeho mu byahishuriwe Yohana, igice cya mbere umurongo wa 9, hari ukuntu yabivuze. Yaravuze ngo ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Ya jambo rigarutseho yuko basangiye no kwihangana. Ndajya nkwibutse ko kwihangana ni intwaro umwe idushoboza guhamya umwami Yesu. Arakomeza ngo ndari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, no guhamya kwa Yesu. Urumva nta kintu cyari cyamujyanye hariya ni Patimo. Ntabwo ari ambiance yari yagiyemo, ntabwo yari yagiye ku kirwa gutembera, ahubwo yari yajyanywe nk'imbohe bamuhora ibi bintu bibiri, ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ariko arabibwira ngo ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana. Reka mbabwire ngo guhamya, ikintu cya mbere kidushoboza guhamya ni ukwihangana. Impamvu ki? Kubera ko aho dukorera ari Satani umubi, ari abadayimoni bayobora iki kirere cy'umwijima, ari iyi si turimo. Ntabwo bakeneye ko duhamya impamvu z'ibyiringiro byacu, ariko dukwiye kwihangana nubwo dukorera mu kirere kibi, nubwo dukorera ahantu habi, ariko tugahamya impamvu z'ibyiringiro byacu, tugahamya imbaraga za Yesu, tugahamya gukomera kwa Yesu, tugahamya ibyo twamwumvanye, tugahamya ibyo twamubonanye, tukamuvuga, tukavuga ineza ye n'urukundo rwe, tukamuhamya mu bandi nubwo biba bigoye. Gusa ariko ikintu nakunze, ntabwo ari ukugorwa gusa biri mu guhamya Yesu, ahubwo harimo n'ibindi byishimo bihishemo bitagaragara uyu munsi, ariko by'ejo hazaza. Iyo usomye igitabo cy'ibyahishuwe bice 20 umurongo wa 4, ubona neza ibyo byishimo bihishwe mu guhamya ejo hazaza. Haravuga ngo mbona intebe y'umwami, mbona n'abicaye bahabwa ubucamanza. Ngo yagiye kubona Yohana, yakomeje kubona ari muyerekwa ngo abona intebe y'ubwami. Wagiye kubona ngo abona n'abayicaye bahabwa ubucamanza. Ngo kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babohora guhamya kwa Yesu Kristo n'ijambo ry'Imana. Ba bandi bahowe guhamya, nubwo wabyicaramo ukazabihorwa, ariko reba ikizakurikiraho nyuma yo guhorwa guhamya. Ngo ba bandi bahowe guhamya Yohana arongera babona
wari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Reka nkubwire ngo mu guhamya harimo ingororano yo kuzazuka tukimana na Kristo imyaka 1000. Hano mu isi ishobora kutaragize agaciro, ariko abantu bahamije Imana, abantu batinyutse bagahamya impamvu z'ibyiringiro byayo, abantu batinyutse bagahamya impamvu z'ibyiringiro byabo, abantu batinyutse bagahamya Yesu Kristo mu gihe gikomeye, mu gihe kitoroshye, nawe ikintu azabakorera wazabazura narangiza yimane na b'ingoma imyaka 1000. Bakundwa bere data, bashiki banjye, mwebwe mwese dusangiye agakiza, mwebwe mwese mukurikirana ubu butumwa buca kuri Saveur Divine, ndabashishikariza guhamya. Mureke duhamye nubwo turi mu gihe kigoye, nubwo turi mu gihe bitoroshye, ariko mureke duhaguruke duhamye impamvu z'ibyiringiro byacu, duhamye Kristo, kuko bizatuzanira ingororano yo kuzazuka kandi tukicarana nawe, kandi tugategekana nawe iyi ngoma y'imyaka 1000, na nyuma yaho kandi hari ubugingo bw'iteka buhoraho. Nibyo Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ntukagire isoni. Yajya amubwira ngo ibyatera abantu isoni zo gutuma badahamya birahari ni byinshi, ariko ntimukwiye kugira isoni, namwe mukwiye guhaguruka. Pawulo aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, Timoteyo mukundwa, Timoteyo nkunda, ntukagire isoni zo guhamya umwami wawe Yesu Kristo. Reka mbabwire ngo isoni zaba nyinshi, ibyatuma tudahamya byaboneka, ariko muhaguruke muri iki gihe isi ifite ibyo iri guhamya, natwe duhaguruke duhamye Yesu Kristo. Ntiducecekane ibyo yadukoreye, ntiducecekane aho yadukuye, ntiducecekane ineza ye tumuziho, ntiducecekane ubutware n'ubushobozi tumuziho, ahubwo duhaguruke duhamye impamvu z'ibyiringiro byacu. Reka rero muri kino gitondo Imana igushoboze, nanjye nshoboze, tugumye tugire imbaraga zo guhamya impamvu z'ibyiringiro byacu, imbaraga zo guhamya imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.